bakunzi bacu b'inzira y'ukuri Rwanda, turabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Turabasuhuje cyane mu nshuti z'umuryango. Iyo tuvuze inshuti z'umuryango muhita mubibona, kuko murabona ababyeyi baturi imbere cyangwa se ababyeyi bari hano kuri kamera zacu. Muhita mwibwira inshuti z'umuryango aho muri hose, turabasuhuje. Kandi dusuhuje abari mu gihugu cyose cy'u Rwanda, muri Afurika yose, ndetse no ku migabane itandukanye iri hirya no hino. Reka rero tutangire twumve abatumirwa bacu. Bafite agaseke badupfundikiriye, ariko ukibareba mu maso urabona ko bafite amashimwe, buzuye amashimwe, kuko bari kumwe n'uruhinja. Hari ijambo ry'Imana, ndavuga Bibiliya. Ikindi kandi ntitwabura no kuvuga ko bambaye neza, basa neza, bafite amashimwe menshi atandukanye. Reka rero batangire batwibwira, nibamara kutwibwira dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ni karibu. Nitwa Mukundufite Bernadette, nkaba ndi umupasiteri. Yesu aduhana umugisha. Amen. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mukamwizi Yvonne. Ndakijijwe, nkaba mba mu gihugu cy'Ubugande, ariko uyu munsi nkaba ndi hano mu gihugu cyanjye. Imana ibahe umugisha. Barakoze cyane kutwibwira. By'umwihariko uyu mumama yatubwiye ko ari umupasiteri. Reka banze aheshe umugisha kino kiganiro, kandi asengere na buri wese udukurikiranye kugira ngo aze kugira ikintu yavanamo. Iki kiganiro cyacu rero gishyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe. Data mwiza udukunda, byiringiro by'umugisha, turakya kuvugiriza impundu tugushima. Dufite impamvu nyinshi zidutera kugushima. Uyu mwanya duciye bugufi, dujije umutima, tukuzamura icyubahiro kuko ni icyawe. Turagukeneye ngo unubane natwe. Uyu mwanya ubwo tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze mu buzima bwacu, twabonye ko tutabiceceka, twabonye ko tutabyihererana. Niyo mpamvu dushaka kumenyesha abandi imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Fata ku mutima wa buri wese kugira ngo iki kiganiro buri wese uri bucyumve kimufashe, gifata umutima we. Wihebye asubizwe mu byiringiro. Urakoze, urakoze, yo urakoze. Mwuka wera utubere umuyobozi, twese hamwe utuyobore. Ari twe tugiye kuvuga, ari n'abaduteza amatwi bagiye kukurikirana. Uduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Arakoze kudushyira imbere y'Imana, ndetse no kuragiza Uwiteka kino kiganiro cyacu kugira ngo kize kuba umugisha. Reka duhere kuri mama Yvonne. Birumvikana uri kumwe n'umukobwa wawe, ikindi kandi ukaba uri kumwe n'umwuzukuru. Wafungurira agaseke abadukurikiye ukababwira nyirizina ikiganiro tugiye kujyamo ni kimeze gute, ese byatangiriye hehe? Sobanurira abantu badukurikiye, ndetse kugira ngo barusheho kubwirana, baze bakurikire kino kiganiro. Gishingiye kuki? Ndetse ni amashimwe, ni ubuhamya, byagenze gute? Tubwire muri makeya, wafata mikoro. Murakoze cyane. Joshua, Imana iguha umugisha. Nagize umugisha wo kukumenya no kubana nanjye, wambereye umwana. Imana ikumera umugisha. Aka kanya ndi kumwe n'umukobwa wanjye Yvonne. Aravuze ati mama Yvonne, kandi abantu bari kunkurikirana benshi bazi ku izina rya mama Yvonne. Uyu niwe Yvonne rero turi kumwe muri aka kanya, akaba yarabyaye. Ikituzanye ni ukugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Ni Imana izura. Imana sinzi ukuntu nayivuga muri aka kanya. Hanini ni ukugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza. Twabonye Imana, twabonye Imana. Ikituzanye rero tuje kuvuga imirimo n'ibitangaza. Yvonne, ubu mfite umwuzukuru na Yvonne turi kumwe. Birashoboka ko ubu turi kuvugana Yvonne yari kuba atakiriho, ariko Imana yamwongereye imyaka yo kubaho. Urupfu nararubonaga n'amaso yanjye neza, ndi kubona ko byarangiye. Ariko Imana yumva, Imana isubiza, Imana itabara, twabonye idutabara. Rero mu itangira reka nakiri Yvonne avugeho, turagenda turafatanya mu biganiro. Araho
ndi buvuge nawe Yvonne ari buvuge, ariko aka kanya reka Yvonne nawe amanza bibwire. urakoze uti Yvonne yabonye Imana. Birumvikana hari ukuntu tubona Imana mu buzima busanzwe mu kazi kacu dukora, ariko by'umwihariko twabonye mufite umwana, cyangwa se abadukurikiye barabona hari umwana mutoya. Hanyuma Yvonne agiye kuduhereza amakuru, atangira atubwira ukuntu yagiye abona Imana mu buzima bwiwe akiri umukobwa, cyangwa se atubwira ati natangiye kubona Imana neza ikora imirimo n'ibitangaza nkimara gutwita uyu mwana ndamubyara. Aratunyuriramo muri make, kuko mu rugendo haba harimo ibintu byinshi cyane. Mu rugendo rw'ubuzima bwa muntu haba harimo ubuzima bwinshi, harimo ibizazane, imigisha, ari ibintu byinshi Imana igenda ikora. Reka tumwakire Yvonne nawe atunyuriye muri make uko yagiye abona Imana mwa bino bihe yagiye anyuramo. Murakoze cyane. Nk'uko natangiye mbabwira, ni amazina yanjye nayababwiye. Ndubatse, mfite umugabo, ndashima Imana ku bw'ibyo yakoze. Nkaba mba mu gihugu cy'Ubugande, ndashima Imana ku byo yakoze. Ndatangira mbabwira ubuhamya ho gakeya. Urugendo rwo gutwita uyu mwana ni urugendo rwari rutoroshye, ni urugendo rwari rurerure. Igihe kimwe nari ndimo kazi ndimo gukora, ndi kumwe na mugenzi wanjye, turimo tuganira tugenda, mpura n'umudamu umwe arambwira ati ko ndeba ufite ikibazo, bimeze bite? Numvaga nta kibazo nabakabaye mfite, nta kibazo nakabaye mfite, kuko yarandebye abona niyanduje. Abimbwiye ndaseka ndamubwira ntirata ni weke bukundebe, mbona niyanduje kandi nari ntwite. Ariko icyo gihe nari ntwite nyine, ubwo indamba ntangiye kwigiraho ibibazo no kuyiviraho. Ndagenda njya ku irwariro rinyegereye kugira ngo barebe ikibazo mfite. Barambaza ngo ntabwo uri kubabara mu nda, ndababwira nta kibazo. Banyandikira imiti ndataha njya mu rugo. Ariko ngeze mu rugo neza ibimenyetso nabonye byagaragaraga ko inda ivuyemo, ko naravuye cyane bihagije. Nsubiye kwa muganga, bambaje ibimenyetso baravuga ati byanze kunze bishobora kuba yavuyemo, ariko genda unywe imiti, nyuma y'ibyumweru 2 uzaze tugupime turebe ko hari ikibazo ufite. Naragiye nicara mu rugo, ndeka akazi, ntangira kuba nirirwa mu rugo, nywa imiti, maze kuyinywa. Nyuma y'ibyumweru 2 subira kwa muganga. Subiye kwa muganga bampimye basanga inda iracyarimo. Ndapfukama mpereza Imana icyubahiro, bakomeza kumvura ndakira. Ariko bantegeka ko ngomba kwicara mu rugo, ntazongera gukora imirimo iyo ari yose. Ntegereza Imana, nicara mu rugo, ntegereza ko nzabyara. Bampima bagasanga umwana nta kibazo. Igihe kiragira njya guca muri ecography. Nciye muri ecography, mbaze igihe natwariye inda n'igihe cyose nari maze, nsanga umwana wanjye ntabwo yigeze asubira inyuma. Ndapfukama mpereza Imana icyubahiro, ndavuga nti Imana ntunkoreye igitangaza. Ariko urumva Satani wandwanyije nkitwita ntabwo yari yarigeze atuza. Kuko ndatekereza ko yavuze ngo nguteze n'ikindi gihe, nk'uko yabibwiye Yesu. Ndangije mbaho ngaho ntegereza kubyara, nditegura. Igihe kigeze njya kwa muganga. Igihe cyo kubyara kigeze, biba ngombwa ko njya kwa muganga kugira ngo mbyare. Ntangira kumva ibise, ntangira kumva ibimenyetso. Nkuko nabibabwiye nyine nari muri Uganda, mama wanjye ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko asenga, Imana iramubwira ngo uzagende umwana abyara uhari, nzabyara ahari, kugira ngo abanze asengere. Nkumva njye ntabwo mbyumva, bizaba ibintu bimugoye kuza mu kindi gihugu. Nkamubwira nti ibyo wari uzaza nyuma. Arambwira ati Imana yambwiye ngo ugomba kuzabyara mpari. Bigeze igihe ibimenyetso nkuko nabibonaga, igihe cya scan bari bampaye kitaragera, abamenyereye inshuti zanjye barambwira bati oya, ushobora kuzabyara mbere y'igihe cya scan yavuze. Mamagara mama ndamubwira nise kuri kumbwira ko itariki scan yaduhaye uzaba uhari, none ko nshobora kubyara nyuma yaho. Arambwira ati ni ubyara nyuma yaho nta kibazo, nzaza nyuma yaho warabyaye. Igihe cyarageze rero indira mfata, imfashe mubwira ibimenyetso mfite. Arambwira ati iyo ninda ugeze igihe cyo kubyara. Ariko ushubije inyuma ukuntu inda nayiviriyeho n'ibindi byose, ntago natekerezaga ko nabyarira icyo gihe. Naravugaga nti nubwo nabyara,
ariko inda izigiraho imbere kubera ko nayiviriyeho, ariko ntigeze isubira inyuma n'umunsi n'umwe. Njya kwa muganga, maze kujya kwa muganga ngezeyo barambwira ko kole yanze gufunguka. Bambwiye ko yanze gufunguka, ndavuga nti ndabigenza nte, ariko ubwo mbere yaho mvamo amazi yose, amazi anshiramo, amazi yari ari ku mwana. Ndavuga nti Imana ndabigenza nte, kuko nabonye amazi amaze kuba menshi. Ndavuga nti reka njye kwa muganga. Banyandikira guhura na dogiteri, mpuye na dogiteri arambwira ati ikintu ugiye gukora sikani kugira ngo turebe umwana ufite mu nda angana gute, tumenye ese amazi asigaye ku mwana angana ate. Ndagenda ninjira muri sikani, uwa sikani arambwira ati ufite umwana munini cyane mu nda. Icya kabiri, nta mazi na make asigayemo. Nahise numva umutima unkubise, ndavuga nti biragenda gute Mana, n'ubu ntago ari ukumbaga, njye muri njye numvaga kumbaga bitari, numvaga ko ngomba kubyara neza, ariko gahunda z'Imana ntago wazimenya, kuko byose bitunyuzamo kugira ngo itwereke gukomera kwazo, gukomera kwe. Ndangije ndazamuka nsubira kwa dogiteri arambwira ati nta bindi bisigaye ni ukukubaga. Yavuze kumbaga, pressure irazamuka, isaha bagombaga kumbagiraho isubira inyuma kugira ngo pressure attention imanuke. Ndagenda barambaga, bigenda neza, mva muri salle d'operation, mbona umwana wanjye, numva nshimye Imana, turishima, dushima Imana, inshuti zanjye, mama wanjye yari ahari. Ariko ubwo uko namubwiye ngo indi iramfashe, sinzi ukuntu yabigenjeje, namwe murabizi guhora, ntago wavuga ngo mpora niteguye, urugendo n'ibintu byo gutekerezaho. Nageze igihe cyo kumbaga yangezeho muri Uganda. Ndashima Imana kandi ndamushimira, Imana imuha umugisha. Ndamushimira ko ari umubyeyi w'intwari, ndamushimira kandi ko yumvira Imana, nicyo gikuru. Ubwo mva kwa muganga, ndaza ngera mu rugo, numva ko birangiye. Hashize nk'iminsi 3 numva aho bambaze hatangiye kundya, numva mbaye nabi cyane, nkumva isereri, nkumva mbaye nabi kandi atari ko byari bimeze. Nagiye kureba ku gisebe nsanga cyazanye infection. Ndavuga nti reka ngende njye kwa muganga bandebera ikibazo mfite, noneho numva icyo gukora kindi gikurikiye. Ndangije ngeze kwa muganga, ndavuga ngo Mana biragenda gute. Bahise bambwira ngo urasubira kuri dogiteri wakubaze agusubiremo. Nahise mvuga nti Mana, ntago nshaka kongera gusubira muri salle d'operation, ntago mbishaka, ntibiciye byagaciye mwe n'indi miti, ariko ntago nshaka kongera gusubira kubagwa. Ndasenga, numva agahinda karanyishe, ndavuga nti biragenda gute Mana, koko ndasubira muri salle d'operation. Ariko turataha, ngera mu rugo, numva ndakomeye mu mutima, ndasenga. Ku bukeye njya kurindi vuriro rya privé kugira ngo bandebe ikibazo mfite. Barangije barambwira ngo indodo bashyizeho hejuru ntago zijya zihwana n'umubiri. Ati ikindi tugiye guhambura igisebe cyose kugira ngo ugire ute, igisebe cyose kugira ngo tubashe kukivura kirangaye. Indodo bazikuyemo, numva wenda nimba ari abanyumva babazweho cyangwa se bigeze gute, rwari urupfu. Ariko dogiteri arambwira ati hangane, turakuvura urakira. Iyo ubona igihe bikomeye uri kwa muganga, nimba hari uwo byabayeho kandi twese ubu n'ubuzima tunyuramo, iyo ubona abadogiteri batangiye guhamagarana bakuzura hejuru, menya ngo ikibazo cyakomeye. Bagahamagarana undi munsi wa 3 nsubiyeyo, nyirivuriro Dr. Mukuru yaraje, nawe ubwe arankanda. Baravuga ngo umuntu wabazwe ntago ajya kandwa, ariko barankanze, numva neza ubuzima bwanjye burarangiye. Ndavuga nti ariko Mana, ni kubera icyo utumye nyura muri ibi bibazo. Ariko uko bakivura ahubwo kigakomeza kubora, uko bakivura kigakomeza kubora. Dogiteri ageze arambwira ati ko turi kugutera imiti ikaze yo mu mitsi, tukaba turi no kugerageza kukuvura igisebe, kubera iki kiri gukomeza kwangirika. Ndibuka byakomeje kwanga, ndabyuka ari nijoro ngiye hanze, numva isereri iramfashe, numva mbaye nabi, ndicara. Mu gitondo mbwira mama wanjye, ndamubwira nti ndabona ibibazo bikomeye,
ni kandi iki gihugu cy'amahanga turimo nimba hari abantu babaye muri Uganda kubona aho hamba ni ikibazo ndavuga ni kigaragara nuko ngiye gupfa ngize amahirwe ndi kumwe na mama wanjye ariko mwibuka ko Imana yarambwiye ngo agomba kubyara mpari sinzi umuntu twari kuba tujya inama iyo saha yaza kuba haratarahari ndamubwira ndumva bikomeye arambwira ati dukora iki Yvonne ati dutahe mu Rwanda ndamubwira nta kibazo dutahe kuko naravugaga ntibyanze bikunze nimba ndi gukomeza kubura kandi mbarakunda nshobora gukurizamo gupfa none hagahangayika n'umurambo muri Uganda ndangije dukora gahunda yo gutaha ariko umunsi wo gutaha byari bikomeye cyane naricaragaho nicaye amashyira mvamo ndavuga nti Imana biragenda gute koko niko iki kibazo ndeba gikomeye ngahindura imyenda ngisoho numva ndarushye ngeze aho mfata kanura bari banshyize ku kaboko ndavuga ngiye kuyikuramo birangire kuko ndabona n'ubundi urupfu narwegere ntiwongere kuntera n'indi miti kuko amafaranga ari kugendera ubusa ngira Imana ni kandi nta muntu n'umwe nshyizeho urubanza kuko iki kigeragezo ndimo wabyemeye ni wowe ufite gukiza mu kuboko kwawe ni wowe ufite byose ntiwabyemeye mbwira Imana ntiwabyemeye nta kundi biri bugende tufata inzira turagenda. Urakoze cyane Yvonne tubwiye ku rugendo kuva wasama niko babyita hari ababyeyi kuva wasama none uko biri kose turumva ni ibintu byinshi wagiye ucamo cyane kugira ngo ababyeyi badukurikiranye bo babyumshe kuturusha ari ijambo bajya vanga umunyonzi ngo niba ishimwe ry'umunyonzi ngo rimenywa n'umunyonzi mugenzi we ababyeyi ntekereza ko muri kubyumva ariko mu rugendo rwawe utwite no kubyara uradusobanuriye utubwiye ko wari urwajwe na mama wawe reka nawe mbere yuko muva muri Uganda muza mu Rwanda nawe reka tubwire ukuntu byari bimeze ntekereza ko hari byinshi yagendaga amenya bimwe ntabikubwire we akagenda akabizigama kugira ngo atagukura umutima reka nawe atubwire ukuntu byari bimeze mbere yo kuza mu Rwanda hanyuma uraza gukomeza tubwira mu Rwanda mudusobanuriye hari igitangaza kindi Imana yaba yarakoze kugira ngo icyo kibazo cyo kubagwa hakabora indodo zigacikagurika badukurikiye uko biri kose ni ikibazo gikomeye cyane ariko ndumva muri buze kutubwira neza kandi natwe turakuramo amashimwe akomeye cyane reka twakire mama Yvonne utubwire uko byari bimeze wari umuriho. Niko koko niko byari bimeze we ari byo yabonaga ariko ngiye nkaceceka urupfu nararubonaga byageze igihe inzu yose iranuka arabora ndi kubona ko umwana yaboze ndibuka ari umwanya byagezemo mbwira Imana n'Imana niba uri kubona ko ukuriye kutwara Yvonne ko wageze igihe cyo kugenda mureke abeho untwari kuko ngiye ari byo nabonye n'imyaka ngezemo wansezeranije ko amaso yanjye atazabona ikibi nabonye ibi bihagije ariko dusubire inyuma gatoya nabana nirereranye papa wabo yapfuye abansigira abana 5 ndabarera bari gushaka n'umwana wa kabiri Yvonne numvaga ko ngewe napfa wakabaho akarera umwana kuko ngiye na ruhinja mfite akabaho akonsa umwana akarera umwana inzu iranuka ari joro rimwe yaturitse siyamenya ko yaturitse ko nabaga mu mazi ndi kumesa ariko twabonye Imana turi Bugande nahamagaye bamwe bari kudukurikirana narahamagaye abantu bose baramusengeye arabamanutse mu mazi arabazamutse imisozi iburayi ahantu hose barazamuka imisozi baramusengera ariko wari wese akambwira ati humura ntacyo ari bube turakomeje ariko mbonereho gushimira abamfashe mu gusenga muri Kenya barasenze iburayi barasenze Amerika barasenze Canada barasenze mu Rwanda barasenze abantu bajya mu masengesho yo kwiriza ubusa iyo uri mu kibazo ari gihe no gusenga bikunanira Joshua turi kumwaha bazamuka imisozi biriza ubusa barasenga abana banjye b'umuka barasenga
mbonero no kubashimira. Iyi nsinzi ntabwo ari yacu twenyine, ntabwo ari ngewe n'urubyaro rwanjye twenyine. Uwagize uruhare rwose kumusengera, Imana imuhe umugisha. Rero maje kumubwira ngo tuze mu Rwanda, indodo bari bazikuyemo, indi irangaye, harangaye. Abaganga nabo bari kuvuga bati ubu turi kureba Imana, twakoze ubwenge bwacu n'imbaraga zacu, aho bigeze n'Imana. Ndahamagara mu Rwanda, ni muramfasha iki? Tubaje ku kibuga cy'indege bati we n'umwana byafata miliyoni. Mbajije imodoka yo kudukura Kampala kugera Nyabugogo bati 900 800. Ndavuga ndabigenza gute? Mbwira Yvonne, ndamubwira tujye kuri agence tufate imyanya, ugende uryamye. Reka mbabwire igitangaza cya mbere cyabaye. Ndamusubiza mikro. Twagiye kwa muganga kugira ngo bamupfuke, ariko reka mvuge uyu muganga nawe wadufashije. Peace. Wanze ko nkuvuga, ariko reka nkuvuge muri ubu buhamya. Ni umuganga aba muri Canada, siyaryamaga siyaryaga, yadukurikiranaga amanywa na ninjoro. Imiti banditse nkafotora nkamwereka, ari muri Canada, adukurikirana turi Bugande. Nago yaryamye, ari abakozi b'Imana. Nago yaryamye, nago yaryaga, ajya mu masengesho, nkaceceka nkamwihorera, akambwira ati nubwo uri kumisha ngende kubona ikibazo ufite. Indodo zitari ku gisebe kirangaye. Tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga, none imyenda yose ibyo yari yambaye kwa turazana mu Rwanda birahindana, bihinduka amashyira. Abaganga nabo ubwo baburabica, baramuzirika inda, ariko nta budodo burimo. Tugeze Kampala kuri agence, Yvonne arambwira ati katisha tike ya bebe urarambikamo bebe, ngewe ndagenda nicaye. Uwo muganga pisa tugira inama, ibyo turakora byose ko n'umuganga, ibyo turakora byose yaramfashije. Reka nkubwira, iyo uri mu kibazo ubukeneye umuntu ku ruhande ukubwira ngo birashoboka. Yatubereye imbaraga, yarankomeje, arankomeza ati turi gusenga, ati Imana nagura gukoza isoni, Imana yibuke abufasha, Imana yibuke imirimo ukora, Imana yibuke. Niwe wibutsaga Imana, ngiye byose nari nabivuyemo. Tugeze muri bisi, turira bisi, ariko ngeze muri bisi mbona marayika. Mbwira Yvonne, namubwira mbona marayika tujyanye, kandi yatangiye umurimo, yatangiye operation, ntacyo uri bube. Ariko urupfu nararubonaga, ariko nkaruburizamo, nkavuga ni umwana wanjye ntabwo ari bupfe, umwana wanjye azarama, azabona imirimo n'ibitangaza, tuzavuga ishimwe ku bwa Yvonne. Turi muri iyo bisi, Yvonne nawe yaratangiye kumva umurimo w'Imana kuri we, kuko twagendaga gato nkamubaza ni umeze ute, tukagenda gato yangu umeze ute, tukagenda gato yangu umeze ute. Reka ahandi nawe akomeze ahavuge, none tuze kuvuga igitangaza nyacyo cyatumye tubabwira. Ariko Uganda ubwo bari bavuze ngo barongera bamubage, ndavuga ni nago mumubagira hano. Nari nabonye ababyeyi bamwe babaze 4 gatatu, ariko ngiye natuza, ari igihe watuza kanwa ukagira ngo Imana siyumvishije. Turi kwa muganga ariwo bazanye baje kubaga bwa 4, undi bwa gatatu navuga ni umwana wanjye nago bazamusubiramo. Nukuvuga ngo urugendo rwose twakoze arimo arabora, natuye kwa muganga ko umwana wanjye batazongera kumubaga. Nyamukuru rero turaje tuyigereho, tubabwira igitangaza nyacyo Imana yadukoreye. Nabonye Imana. Reka tugaruke kuri Yvonne, ndetse uraza kubona no kutubwira umwana uko biri kose ntabwo cyitwa Yvonne, hari irindi zina, harimo igitangaza kinini Imana yakoze ndetse kuruta byose, kandi ntekereza ko nicyo ababyeyi baba biteze. Uraza kutubwira uri na mama nde muri ayo mashimwe, wenda ntacyo uraza kubitubwira usoza. Ariko twari tugeze, mwavuye mu gihugu cya Uganda mugeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uko biri kose mufite icyo mwari mwizeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'abaganga baze kubyumviraho uko biri kose, kugira ngo umuntu afate umwanzuro ave muri Uganda aze mu Rwanda. Hari ijwi ry'Imana umuntu aba yumvishe. Tubwire, ugeze mu gihugu cy'u Rwanda byagenze gute? Ese watubwiye ko ukiri Uganda
yari igisebe cyaratangiye kubora, badoda bidodoka. Badukurikiye mwumve ibyo bibazo ukuntu yari ameze nabi, ukuntu yari amerewe, muze kubikurura neza ku muntu munini ungana gutya, ntago byari byoroshye. Hanyuma tubwira ugeze mu Rwanda bagukurikiranye gute, uraza kutubwira bihagije, ndetse na mama araza kujya kunganira kuko niwe wari ukurwaje wagukurikiranaga umunsi ku munsi. Ni karibu tubwire. Murakoze cyane. Njye uko nabivuga, natangiye kumva Imana, twinjiye muri bisi ndaza, hari aho twageze bisi zirahagarara kugira ngo dusohoke tujye kwitunganya. Noneho mama wanjye arambaza ati Yvonne, urumva umeze ute? Ndamwana ariko ndumva nta kibazo mfite, narambuye intebe ndaryama, ndumva nta kibazo mfite. Ntisinzi, abona ndahagurutse ndagiye, ubu nagendaga mfashe ku kintu numva isereri. Ndamubwira ariko ndumva nta kibazo mfite, ntisinzi impamvu. Turaza, tugeze hano mu rugo, ndamubwira ntariko noneho ndiziritse munda, ariko nsubiye inyuma gatoya nkuko yabibabwiye uyu mudamu pisi wadufashijwe muri Canada, yarampamagaye arambwira ati Yvonne rero dufashe icyemezo ko ugomba gutaha bakajya kukuvurira iwacu. Noneho komera, arambwira ati komera, haba gusubiramo kukubaga kuko abadokiteri bose bari bemeje ko bagomba kongera kunsubiramo kumbaga. Ari nacyo cyatumye mvuga nti reka ntange mu Rwanda, sinzi gusubira ku iseta nimba nabaho cyangwa napfa. Ndavuga nti reka kuko dutahe. Arambwira ati genda ujye kwa muganga ubwire dogiteri agupfuke igipfuko kiremereye, ashyireho ibintu byinshi biremereye, nurangiza ufata umwenda ufunge mu nda ukomeze kugira ngo inda, kubera ko icyoroshye utaza kugenda bisi gucubanganya ukaza kugira ikibazo. Nurangiza utahe ugere mu rugo, ibyo uranyuramo byose ubyemere kuko ubu wabaye mama w'umwana. Baba gusubiramo kubaga byaba kugira gute, ubyemere ubinyuremo. Ubwo barampfutse, bamaze kumfuka no kunkanda, ntabwo byari byoroshye. Twurira bisi turaza, tugeze muri bisi nge numva ntangiye gukira kuko imiti nayihagaritse n'ibintu byose, gusa yampfutse mvuga ngo twongere dutangire. Tugeze mu Rwanda ndamubwira nti ndumva, mama arambaza tumeze ute, ndamubwira nti ndumva nta kibazo mfite. Turaza tugeze hano mu rugo, ngiye koga mfata umwenda ndongera ndafunga mu nda, ariko numva ububabare bwose busa nkaho bwagabanyutse unkurikije revo bwari buriho. Ndavuga nti byanze bikunze ndumva ububabare bwagabanyutse. Turagenda tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga, umuganga wankozeho arambwira ati ngwino turebe wagize icyo kibazo. Ndamubwira, arebye igisebe aravuga ati iki gisebe se, iki gisebe kirashaka ibitaro. Tujyanze kunze iki gisebe kirashaka ibitaro, kuze ukaba kwa muganga tukajye tukuvura uri hano tukagukurikirana, ntago ari cyo kugenda. Atariko reka ngo upfuke, nimara kugupfuka utaha ujye mu rugamba zaho. Ndamubwira ati ejo uzaze witeguye tuguhe ibitaro kugira ngo tukuvure uri hano. Ndaza mbibwira mama, aravuga ati nta kibazo, tugende mu rugo. Turitegura byose, turapakinga, tugiye nko kuba kwa muganga. Ariko igitangaza cyabaye byageze nyuma, nsubiye aho bamfukira bankora ku gisebe, arandeba aravuga ati ariko se iki gisebe ko tureba abo dusezera rero uko baba bameze, abo dusezera hano kwa muganga twabaze baba bameze nk'uko umeze. Ati ubwo turagusezerera n'ubundi tugomba kugusezera ukagenda ukajya ku ntuzi kwegereye, kwivuriro rikwegereye, bakajya bagupfuka bagukoraho. Noneho igisebe ni nkaho cyakize umeze nk'umuntu, nk'abo dusezera aha ngaho ukuntu bataha bameze, nta kibazo gifite. Ndataha ariko numva ibyo bintu ntabwo mbyumva. Ndavuga ni Imana kuko birashoboka ko igivuguruza imigambi y'abana b'abantu, igivuguruza ibyo abadokiteri bashyize mu kato bakavuga bati rwose bigomba kugenda gutya, nayo ikagikora imirimo yayo. Rero nta kindi Imana ibikorera, nicyo ni ukugira ngo itwemeze ko ari Imana ikomeye, ko ari Imana ishobora kukuvura abaganga bananiwe, ko ari Imana ishobora gukora imirimo itangaje kuruta uko twe tubitekereza. Ndumva ari icyo nababwira. Nabonye Imana ku munsi mubi,
nabonye Imana yigaragaza. Njye ku bwanjye naravuze nireka nanjye kugwa mu gihugu cyanjye, ariko ndashima Imana byimazeyo ko yahabaye kandi ikaba mu ruhande rwanjye, ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ese ari mu ruhande rwacu ngo umubisha wacu nindi. Ndayishima ko yabaye mu ruhande rwanjye, ikankiza urupfu ndureba, kandi ikindi ikampa umwana muzima. Yesu abaha umugisha. Arakoze cyane Yvonne, atubwiye uko byari bimeze mu ruhande rwiwe, ariko mwabonye ko ntabwo yari wenyine, yakurikiranwaga na mama we amwitaho uko bwije n'uko bukeye. Birumvikana ko yari amaze igihe kinini muri Uganda, ariko mama we yari afite kwizera. Cyambere yari afite amakuru y'ijuru ko hari ubundi butabazi. Namwe mudukurikiye mujye mumenya ngo hari amahirwe ya kabiri. Ubwo burwayi waba urimo, twibutse n'abari kwa muganga, abari kwiseta, ndetse n'abagifite abagitwite bagifite abana mu nda, mukumva ntibyoroshye, ariko ahangaha muraza kubona ko hari amahirwe ya kabiri, hari cyari gutabara kw'Imana. Reka nawe atubwire, ndatekereza ko ari buze kudusobanurira neza kino gitangaza Imana yakoze bageze mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se bari kwivuriza hano mu Rwanda. Reka tumuhereze atubwire, kandi aze kwibuka adushimirire abantu babanye natwe. Birumvikana ntabwo yabisiga, kuko nawe yatubwiye ko hari abantu benshi bari mu gihugu cy'u Rwanda hirya no hino bagiye babana nabo mwa bino bihe bikomeye. Ni karibu. Urakoze cyane. Ubuse mvuge iki? Ubuse ndashimira nde, ndareka ndi? Mu by'ukuri icyatumye mfata icyemezo cyo kuvuga ngo muzane mu Rwanda, we yabonaga ko aje kugwa mu Rwanda, ati abasaza banjye barahari, tufite umuryango mu Rwanda, bazanshingura, bazabona abo banshingura. We yumvaga ko aje ko aza akagwino agashingurwa, ariko njyewe ibyo nago nabibonaga, kuko ari umwuka nagwanaga nawe. Ibyo nago nabibonaga byo kuvuga ngo araza mu Rwanda apfe. Cyambere nari nizeye ubuvuzi bw'iwacu mu Rwanda. Umuntu afite mitiweli, abafite mitiweli akajya kwa muganga akavurwa neza. Ni ukuvuga ngo nubwo yari ari Bugande, twari dufite mitiweli, ndi kuvuga ni icyo ndakize, nitugera mu Rwanda baramuvurira kuri mitiweli. Twatanze amafaranga menshi cyane Bugande, twatangaga kuko amaje kuva kwa muganga tugiye muri prive, twatangaga amafaranga menshi, tutashizemo moto yamutwaraga. Ibaze nawe igisebe kunda kujya kuri moto, nafite undi muntu mamagara, nabaye mu marira, ariko yanjye nkayamira. Umugabo we yazaga yabona umugore we ari kubabara akarira, umwana yabuze amashereka, mama we ati ndakira, umwana wanjye zamonza, ninda kumushyira ku mata. Umwana akarara ijoro arizwa n'inzara, mama we nawe akarizwa n'umubabaro. Nanjye nawe undi muntu mfite nahamagara, hano i Kigali, hano mu Rwanda mfite abana, nawe mfite ndi buhamagare ni ngwino umfashe. Ariko ndavuga nitugera mu Rwanda, mama nshuti arambwira ati nugera mu Rwanda umwana ntabwo azabura icyo kurya, ntabwo azabura icyo kunywa, ntabwo azabura isabune, n'ibyo byose biri kuguhangayikisha. Umwana yabona na lift yo kumugeza kwa muganga kuri moto, umubyeyi babaze. Ati mukuru wanjye byo uri kumubwira ni ibiki? Ati reka mugere mu Rwanda. Ariko icyo nshima Imana cyane, kubera ko ari umuganga yaramumfashije. Yvonne yarafite trauma kandi yarafite impamvu, uburyo bamukandaga icyo gisebe, ariko amukorera counseling, aramufata, afata umutima we, aramuhumuriza, aramukomeza. Ati uri mama bebe, ati ibyo uranyuramo byose mera ubinyuremo. Yaramumfashe, yafashe umutima we ku buryo twageze inaha yabaye nk'ikinya, yiteguye no kujya kwiseta ngo bamubage. Umuntu wa mbere maje gushimira, twese twumvaga kuza bishoboka cyangwa ko bitashoboka, Claire umugore wa Eme Muramyi, Eme wacu w'umuhanzi w'umuramyi, niwo wambwiye, arambwira ati mama, ati reka tushaka uburyo twabona contribution, uburyo umwana yagera mu gihugu, nagera no mu gihugu ntacyo ari bubi. Aneramo izo mbaraga, ndamushimira kuko yarantinyuye kugira ngo tuze mu Rwanda. Uwa kabiri nshaka gushimira cyane witwa Tom ni umuhungu wanjye, akora muri Rwandeya,
Uganda, yaraje n'imodoka aradutwara tugeza kwa muganga. Tom, Imana iguha umugisha, igushigikire, iguhe cy'umutima wawe uri gusaba. Mama nshuti we, sinzi ukuntu nabona nakuvuga, Imana yonyine waretse kurya mureka kurya, udufatanya n'akazi wari urimo kugira ngo Yvonne abeho. Imana iguhe cy'umutima wawe uri kuyisaba. Nongere nsabire umugisha Mama Sharon na Sharon. Mama Sharon, Imana iguha umugisha. Sharon, Imana iguha umugisha, iguha umugisha. Muhagaranye natwe. Mama Sharon yavuye mu Rwanda adusanga i Bugande, tubana nawe iminsi 3. Aremera aza inzu yaranukaga. Reba igisebe ariko inzu yaranukaga. Ngiye gitangaza Imana yadukoreye ni nk'ya wa mugore wari umaze imyaka 12 ava, kuko yarafite umunuko atinyuka kugera imbere ya Yesu. Yesu amukiza uwo munuko umuvu w'amaraso. Uko niko yantabariye umwana. Mama Sharon, Imana iguha umugisha. Sharon, Imana iguha umugisha aho uri. Imana iguhe cy'umutima wari gusaba. Nongere nshimira Imana Jean-Luc, Imana iguha umugisha. Jean-Luc yaretse akazi aduhamagara buri saha Claire. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe cy'umutima wanyu uri kuyisaba. Nongere nsabire Zakia, mukobwa wanjye Zakia, we n'inzu yawe, icyo muri gusaba Imana ikibahe. Nago waryamye, nago wagohetse ku bwacu. Imana iguha umugisha. Mama Giselle we yambwiriye mu burakari kugira ngo nkunde ngende. Nago yari yitaye ati ufite itike cyangwa nayifite. We yambwiriye mu burakari ati umwana agomba kubyara uhageze umushizeho ikiganza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha Mama Giselle, iguha umugisha. Iguhe cy'umutima wawe uri kuyisaba. Nongere nsabire umuryango wa Dr. King. Imana ibahe umugisha. Christine, Imana n'inzu yawe, Imana ibahe cy'umutima wanyu uri kuyisaba. Muhagararanye natwe ari byo muhagaritse ku bwacu. Imana ibahe umugisha. Jean Marie uri muri Kenya, Imana iguha umugisha. Mwafunze amasengesho muradusengera, nagufunga twari dushoboye mubi imbere y'Imana. Icyo gitambo mwatambye, Imana ibahe umugisha. Nongere nanone nsabire Violeta, Imana iguha umugisha n'inzu yawe. Wo kuri Viziyo, uyu ni umumama useruka igiye umuka w'Imana muyoboye. Yahagararanye natwe akambaza amakuru buri munsi. Mama Violeta, Imana iguha umugisha, we n'inzu yawe, Imana ibinjize mu byiza yiteguye kubinjizamo. Mama Mick, we ntago nabona ko mbivuga. Ari na message nasangaga zabaye nk'ijana. Bamwe na nibwo nabasubizaga. Mama Mick, Imana we n'inzu yawe isoza umugambi mwiza ku nzu yawe. Ibahe cy'umutima wanyu uri kuyisaba. Nongere mbwire Lili aho uri, amasengesho yawe, ubwitange bwawe, Akiki amasengesho yawe, ubwitange bwawe, Ariana amasengesho yawe, ubwitange bwawe. Nadia, Imana iguhe cy'umutima wawe uri kuyisaba. Nadia n'umutware wawe, Imana ibahe icyo umutima wanyu uri kuyisaba. Ihaze kwifuza kwanyu Nadia. Muhagaranye natwe, mwatubereye inshuti, mwatubereye abavandimwe. Ariko ujya mu gushima n'undi wese nibutse ambabarire, ariko reka mbashime. Mfite umuryango, umurage w'urukundo. Mwese Imana ibahe umugisha. Regine, Imana iguha umugisha. Joyce, Imana iguha umugisha. Bosco, Imana iguha umugisha. Juste, Imana iguha umugisha. Joshua, Imana iguha umugisha. Bella, famille Peter, Bella, we n'inzu yawe, icyo muri gusaba Imana ikibaye.
wenda bo bavukana ibyo bakoze babikoze nk'abavukanye ibi, ariko umuntu kwikura akiyima ati umwana akeneye amata, ibyo mwakoze byose mu buzima bwanjye nabihaye agaciro, ntacyo mfite ntabitura. Buri wese wagize icyo akora mu buzima bwacu, mu buzima bwa Yvonne. Twari Bugande mu mashiringi, ariko ntabwo nabuze amafaranga y'umuti, nagombaga kuwubura. Nubwo turi kuvuga ngo yajyaga kwa muganga bikarushaho kuba bibi, ariko yajyagayo bakamwoza bakanamupfuka. Ubuse mbabwire ngo ngwiki, mbabwire ngo ngwiki, famiye Kawawa, Imana ibahe umugisha, ibahe umugisha. Mama Divine, Papa Divine, Imana ibahe umugisha, ineza yanyu Imana ibiture. Umuryango mbamo Great Winners, mwambaye hafi, amasengesho mwasenze, kwiriza ubusa mwasenze. Buri wese mu Great Winners wese aho ari, Imana imuhe umugisha. Mwese mbasabiye umugisha, uwasenze wese musabiye umugisha, musabiye umugisha. Urugendo iyo nza kuba ndi ngiye nyine nari gusara, kuko byari bindenze. Ariko uzi kubona umwana wawe abora, uzi ko yacyaga ku muntu nkabona ko yabonye ko ari kumunukira, rimwe na rimwe akanagira gucya ku mazuru. Ariko ibyivona ntabwo yari abizi. Twagerageje isuku yose, nabaye mu mazi, nshima Imana. Imana yampaye imbaraga, nshobora guhagarara. Nanjye iyo nsubije amasi inyuma sinzi imbaraga aho nazikuraga, ariko niyo amasengesho mwasengaga mwese. Buri wese wagize amasengesho mu gusenga, ubifate ko wamese Yvonne, ubifate ko waraye ijoro umufashije umwana, kuko ibyo nakoze ntabwo nagombaga kubishobora. N'imyaka yanjye irimo iragenda, ariko nashoboye kumesa, nshobora gukorera umwana isuku ndi kwa muganga. Dr. King imbaraga wakoresheje, Papa Kariza Richard imbaraga wakoresheje, Papa Divine imbaraga wakoresheje, imbaraga mwakoresheje. Ahanga mama nshuti ntabwo yigeze aceceka, turi no mu Rwanda ntabwo yigeze aceceka, yagiye ahamagara, mundebere tukore iki. Ariko Imana yarangije uru rugendo neza. Reka mbabwira, Imana yamejejemo inyama aho ngaho mu gisebe, kuko abaganga twavuyeyo indodo bazikuyemo. Ushaka kumbwira gute umuganga kugira ngo apfukure avuge ngo hafatanye? Kugeza n'ubu abantu bamwe ntabwo bari babyumva. Ati gute hafatana gute batadoze? Hafata ko indodo bari bamaje kuzikuramo. Ati ibyo muri kuvuga ni biki? Umwe we yarambwiye ati ngewe nabonaga ari ubusazi bwanyu bw'abarokore. Ati se hafatana gute batahadoze? Ariko Imana yakoze operation y'amarayika. Nabonye turi muri bisi turi kuza, uko ari kuvuga ngo yatangiye gukira ari muri bisi, uwo marayika yatangiye operation kuri Yvonne, ateramo inyama, arahadoda. Shimire Janine umuganga waje gutuvurira hano. Twamaje gutaha tugeze hano, Yvonne ntabwo yongeye gusubira kwa muganga. Akaza mu mvura, Janine Imana yo mujuri gw'umugisha, akaza mu mvura afite umubebe nawe. We ubu agize amezi 6, uwacu agize amezi 2. Akasiga bebe mu gitanda, akasiga umugabo mu gitanda, akava ku kazi mbere yo guciwa akamanza kuci wacu, akaza akamanza kamuvura. Ntacyo mfite nakwitura Janine. Yvonne waramubwira ati dogita wanjye ubu yabaye n'umwana wo mu rugo, ntago bikiri kumupfuka gusa. Ntabwo ari kuvuga ngo yadusabye facture, yaje ku buntu atangira kumupfuka. Mama Rebeka, Imana yo mu ijuru igumugisha. Mama Rebeka, Imana yo mu ijuru igumugisha, igumugisha. Janine, Imana yo mu ijuru igumugisha. Ntago najya muri detail, nutiyumvishijemo ko yarashizeho isengesho. Mama Muzungu, Imana igumugisha. Mama Muzungu ni mama duturanye, ni wadushakiye umuganga wo kuza kumuvurira no mu rugo. Bya bindi byo kugira abaturanyi beza. Muri byose turashima Imana, turashima Imana, turashima Imana. Ntago nzaceceka. Ubagiye gusubirayo, turi gushaka ibipapuro by'umwana kugira ngo basubireyo. Ariko nibasubirayo sinzarara muri iyi nzu. Niteguye kuvuga, niba nzajya no ku mihanda nkavuga gukomera kw'Imana simbizi, ariko mbonye Imana inkurira umwana mumva. Mbonye Imana, mbonye Imana. Imana iduhana umugisha.
Abadukurikiye cyane, iri shimwe rirakomeye cyane, iri shimwe rirakomeye. Benshi bavuga ko iyo umuntu atwite ngo aba ari hagati y'urupfu no kubaho. Bivuze ngo iyo yabyaye ibibazo ushobora kuza, ariko iyo yabyaye agaterura umwana nk'uko umubona ateruye umwana, aba ari umugisha kandi aba ari ishimwe rikomeye. Batubwiye ko barimo bitegura gusubira mu rugo kuko Yvonne aho atuye ni muri Uganda, ariko reka nawe ashimire inshuti z'umuryango zababaye hafi. Birumvikana hari abari Uganda, hari nabo mama yavuze, ariko ubadushimirire. Nurangiza ugire n'icyo wabwira abandi babyeyi bari kwa muganga bameze nkawe, ubakomeze kuko biri kose hari aho waciye nabo bashobora kuzanyura, ariko birashoboka ko Imana bagirira neza ntibahanyure, ariko gira ikintu ry'ijambo wabaturaho ry'umugisha kugira ngo nabo bongere biyumve mwihumure. Hanyuma uze no kwibuka kubwira abadukurikiye usigaye witwa mama nde, kuko ako nako ni akantu Imana yakoze ko kuguhindurira izina. Ni karibu. Murakoze cyane. Muri byose ndashima Imana cyane. Umwana wanjye yitwa Uruma King. Nabonye imbabazi z'Imana ku buzima bwanjye, niyo mpamvu namwise iryo zina. Uruma bisobanura imbabazi, King bisobanura nabonye imbabazi z'umwami wanjye Yesu. Ndashima Imana ku bwa byose. Mama yashoboye kuvuga abantu mu mazina, inshuti zanjye, abo twabanye muri Uganda, ntago bahwemaga kuza kundeba mu gitondo nimugoroba. Bose ndabashimiye cyane cyane. Barizi, ntago ari ngombwa kubavuga mu mazina, ariko barahabaye mu gitondo nimugoroba bakaza. Urumva mama wanjye nta Ruganda yarazi, nibo bagombaga kumufasha gushopinga se cyangwa ibindi byo twabaga dukeneye, no kuhaba no kumpumuriza. Ndashimira n'abandi bose mama yagiye abavuga mu mazina, ntago nabisubiramo kuko biyumvishe, ariko mbaturiyeho umugisha w'iburyo n'ubumoso. Aho berekeje amaboko hose Imana ibagirire neza. Sinzi ukuntu nabivuga, gusa nabonye Imana, mwumve ko mbashimiye, mwumve ko mbese nibyo ntatuje akano. Isengesho mbasengera buri munsi ni ukuzahora Imana ibiyereka nk'uko nanjye yanyiyeretse. Ikindi arambwiye ngo hari abari mu buzima wenda nk'ubwo naciyemo uyu munsi, bihebye ari kuvuga ati biragenda gute, ko bigenze gutya, ariko ndashaka kubabwira ngo hari Imana. Izi ni imbaraga z'amasengesho. Imana ikorera mu baganga, ariko nanone iyo hari igihe bishobora kwanga nabwo ukamererwa nabi, ariko ndashima Imana kubw'imbaraga z'amasengesho. Ndashima Imana ku bwa byose, sinzi ukuntu nabivuga, ariko Imana yumve ko nyishimye kandi mbikuye ku mutima. Ubu ndi muzima, nta kibazo mfite, ndagenda ndakora imirimo, nta kibazo na kimwe mfite. Niyo mbitekereje kubw'ibyo ikoze ku buzima bwanjye, mbura uko nabivuga, mbura uko nanabisobanura. Ibyo mbabwiye ni mu ncamake, ariko mbura uko nabisobanura. Rero nabonye Imana, kandi byose bikora kugira ngo yongere twiyereke ko ikiriho, ko igishoboye gukora. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Arakoze Yvonne. Reka twakire mama Pasiteri asabira umugisha abantu bose bagize uruhare muri ibi bihe byo kurwaza Yvonne. Abasabira umugisha, kandi umugisha iyo umuntu akwaturiyeho umugisha ni ukuri urawubona kuko uba wawukoreye. Kandi kongere tubibutse inshuti zacu ko mwagiye mutuba hafi mwa bino bihe bikomeye. Urumva arimo arategura kugenda, ariko wamuhamagara ukamubwira ati urugendo rwiza. Ushobora kuba wamuhamagara ukamubwira ati se, ukamukomeza, kuko burya iyo umuntu avuye yambutse umupaka kuva hamwe ujya ahandi, ni ibintu biba bikomeye, biba bitoroshye, bisaba amasengesho, bisaba umuntu wagukomeza akakubwira ati ugire umuhanda mwiza, namwe mukunda gukora ingendo zitandukanye, n'ubundi buryo bwose umwami Imana yagushoboza kugira ngo ukomeze gushyigikira uyu mubyeyi azagere mu rugo amahoro. Waba ukora nta kibazo. Reka dusubize umwanya mama Yvonne abasabira umugisha
kuko kubashimira aho yabikoze, abasabira umugisha ku Mana, niba afite n'ikindi yakongeraho yari yibagiwe yibutse nacyo akibagezeho. Ni karibu maze duhite dusoza. Ikindi ni ukubabwira ngo mwongere ni ngewe mwahagararanye nanjye, ariko si ngewe gusa. Reka tubigire umuco, reka tubigire umurage kugira neza. Mwangiriye neza, ni ukuri Imana ibahe umugisha, ariko nimucogore kuko ibihembo birahari. Ibihembo by'abagira neza birahari. Imana ntago ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ntago izibagirwa kugira neza kwawe. Yego reka mbaheshe umugisha, duhuze umutima, mbaheshe umugisha. Data mwiza udukunda, byiringiro by'umugisha, nyemerera muri aka kanya aya mashimwe akubera umubavu uhumura neza. Navuze ni sinzaceceka, n'ubu kandi ndacyavuga ni sinzaceceka. Mana, sinzaceceka. Ndakubonye si rimwe si kabiri, nabonye ineza yawe, nabonye ineza yawe, wera wa Isirayeli, nabonye ineza yawe. Reka ukuboko kwawe kwiza kurusheho kutubaho. Uwagize cyakora cyose kuri Yvonne mu buzima bwacu, na nyiturano dufite twamwitura, ariko uzi kwitura, reka ubiture. Aka kanya twongeye kuzirikana imbabare zigwajije, kugwaza narabibonye, ndi kumva nta jambo mfite nabwira Yvonne, narabibonye. Aka kanya arabagwajije, bari kumva nacyo bafite babwira abagwayi babo, urebe kubagenza. Nyagora ku ngoma abarwayi barwaye, iki gitangazo wakoreye Yvonne, reka nabo kibakorera. Ari bamwe bari muri koma, ari bamwe bari no mu mago, ari bamerewe nabi cyane, bari habi cyane, ariko bakeneye imbabazi zawe, bakeneye gutabara kwawe. Reka ubabere umutabazi, reka ubagirire neza, reka ubasubize, reka ubakize. Birashoboka. Ikibazo cyose ni ikibazo twari dufite. Uyisara uri mu nzu y'imbo ari kwibaza ngo bizagenda gute, arugwajije ari kuvuga ngo bizagenda gute, arusonzanya abana ari kuvuga ngo bizagenda gute, ari watakajuwe ari kwibaza ati biragenda gute. Reka buri wese umubere igisubizo, ku murwayi umubere igisubizo, ku wapfushije umubere igisubizo, kuri muri preyavi umubere igisubizo, kushonje umubere igisubizo. Yesu niwe gisubizo. Uyu munsi abadufashije babere igisubizo, abafite ibibazo babere igisubizo. Wongere wiyerekane, urakoze kutwumvishe. Abadufashe muri iyi gahunda baretse imirimo yabo kugira ngo badushigikire, kugira ngo ubutumwa bugere ku mpera y'isi, nabo baha umugisha. Ari byo bemeye kureka kugira ngo tubane baha umugisha. Urakoze kutwumvishije, urakoze kukoze byinshi. Yvonne agiye gutegura kugenda, birashoboka ko ari kwibaza mu mutima we ati nzahera he, ariko umubere igisubizo. Ibyo wakoze mu buzima bwe nibyo bikomeye. Akimara kwambuka agerayo, abona ukuboko kwawe n'ineza yawe. Urakoze. Ari umwana tumushyize mu biganza byawe, ari papa we tumushyize mu biganza byawe. Urakoze. Ngaho ubwami bwawe burusheho kumanuka no kubana natwe, mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Ntacyo mwabwira abadukurikiye nimero zanyu, hari icyo bashobora kugira ikibazo cyangwa se